kuramya no guhimbaza Imana bituzanira ibyishimo bitagira akagero. Uretse ibyishimo bituruka ku Mana, nta bindi byishimo tujya tubona biramba. Ibi ni ukuri. Banyarwanda, banyarwandakazi, bashyitsi bayire, namwe muryango mugari wa RASA, namwe inshuti zacu, ndabasuhuje. Duhagaze hano uyu munsi dukikijwe n'indirimbo zihuje hamwe n'amajwi ashimishije ya Korali Horeb. Nimuze turirimbire Uwiteka, tuvugirize impundu igitare cy'agakiza kacu. Yewe mvuze ko uyu munsi ari umunsi w'ingenzi kandi udasanzwe mu buzima bwacu, naho naba mbeshye. Nta gushidikanya, twese turabizi aho kuri uyu munsi twahuriye hano kubwo kumurika alubumu yacu yaritegerejwe na benshi, yiswe Hamagara Imana volume ya 2. Muri ibi byishimo bidasanzwe nitwa kwirengagiza impano z'abavandimwe bacu guturuka amakoro agiye atandukanye. Aho kuri uyu munsi mwiza w'umugisha twifatanije na Korali Horeb guturuka RASA Nyagatare. Si ibyo gusa, turi kumwe na Korali Ubugingo Bushya guturuka Rwemasha, ndetse na Korali Inshuti za Yesu guturuka kuri Mother Church. Si ibyo gusa, turi kumwe na Harvesters Choir ndetse na Holy Melody Worship Team, bombi guturuka muri RASA Nyagatare. Yewe uyu munsi ibirori birashyushye, mwese nzamuye ibiganza by'umunezero n'ibyishimo bituruka ku Mana. Ndabasuhuje bene data. Mbere yuko dutangira iyi launching, munyemere dufata akanya ko gutekereza ku mateka adasanzwe ya Korali Horeb ndetse n'uruhare runini yagize ku mibereho ya Korali kugeza na n'uyu munsi. Naho nje mugiye kubana muri uyu mwanya ndi Steven ST20. Iyi ni muri yacu TV cyangwa se my STV mu buryo buhinnye. Mbaye ikaze inshuti bene data. Korali Horeb kimwe n'andi makorali agize umuryango wa RASA ni igihamya cy'imbaraga z'ubumwe n'imbaraga z'imyizerere yacu dusangiye. RASA mbibutse ko ari umuryango w'abanyeshuri b'Abangirikani bakora mu mashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda, Rwanda Anglican Student Association mu rurimi rw'icyongereza. Uyu muryango wavutse mu 1994, utangira mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, National University of Rwanda. Uko imyaka yagiye itambuka, uyu muryango wagiye waguka, bityo ugenda ushinga amashami muri kaminuza zitandukanye mu gihugu, harimo nka kaminuza y'u Rwanda UR ndetse na kaminuza y'ubumenyingiro RPIPRC na kaminuza zigenga. Muri rusange RASA ni umuryango wubatse ku nkingi zabo uko ari 3: agakiza, urukundo n'umurimo. Mu mwaka wa 2007 RASA ishami rya Nyagatare ryarashinzwe, maze rishingwa n'uwitwa Gatete Beatrice. Iri shami ryaje rihuza kaminuza zombi uko ari 2, ariyo UR Nyagatare, kaminuza y'u Rwanda, ndetse na East African University Rwanda ishami rya Nyagatare. Muri iyi nzu ngari ya RASA ishami rya Nyagatare niho Korali Horeb yisanze mu cyumba cyayo maze irahadamararira. Iyi nzu ntabwo hari harimo icyumba cyonyine, ahubwo hari harimo n'ibyumba bindi 2. Kimwe cyari icya Korali Harvesters ndetse n'indi tsinda ry'abaramyi Holy Melody Worship Team. Yewe byaragaragaye ayo makuru yagiye ahembura imitima n'ubugingo bya benshi binyuze mu kuramya no guhimbaza Imana mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Bazamuye ukwizera kwa benshi, byose bigera no kwimakaza umwe muri byose. Reka twibuke aya magambo dusanga muri Zaburi ibice 95 kuva ku murongo wa 1. Nimuze turirimbire Uwiteka, tuvugirize impundu igitare cy'agakiza kacu. Uyu murongo ukuyemo inshingano z'urugendo rwacu nka Korali mu gihe duharanira gukoresha amajwi yacu guhimbaza no gusenga, gukwirakwiza urukundo n'ibyishimo no gushishikariza abandi kubona ihumure n'imbaraga mu kwizera kwabo. Izo zikaba inshingano zacu. Mu myaka yatambutse Korali Horeb yarakuze kandi igenda yaguka, haba mu gukuza impano z'abaririmbyi batandukanye ndetse n'abandi. Benshi mu baririmbyi bahoze muri Korali Horeb, aha ndavuga abaposte, nubwo bagiye bajya mu zindi nshingano nyuma yo kurangiza amasomo yabo, ariko imisanzu yabo n'ubwitange byasize ikimenyetso simusiga ku murage wa Korali yacu.
Ndabasuhuje abaposita bo muri mwese, kuko korali ihagaze uyu munsi nimwe tubikesha. Rwose Imana bakoresheje iby'ubutwari kandi turabashima cyane. Urugendo rwa Korali Horeb uwavuga ko rwatangiriye mu ibanga ntabwo yababeshye. None ubu byarahindutse, basigaye bakora ku mugaragaro kandi bagahuza amajwi yumvikana ku Mana. Inshuti bene data, nagutinda munyemere tujye mu mateka ya Korali Horeb birambuye. Iyi ni korali yaranzwe no kuyoborwa n'ijambo ry'Imana mu bikorwa byose. Mu mateka ya Korali Horeb niho dusanga ishusho y'ubwitange, ishyaka no kwizera kutajegajega. Byose byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2010 ubwo itsinda ry'abantu 7 bateranaga ku ya 15 Werurwe kugira ngo bitoremo abayobozi. Muri iyi nama ikomeye niho Dore yagaragaye nka perezida wa mbere wa korali. Ku buyobozi bwe, Korali Horeb yateye intambwe ya mbere igana ku murongo wo gukorera ahagaragara. Muri uyu mwaka ni naho Tushime Emmanuel wahimbye indirimbo ya mbere ya Korali Horeb yitwa Nzaguma ngendane nawe Yesu. Birumvikana iyo ukiri mu itangiriro ari igihe uhura n'ingorane. Muri iyo myaka yo hambere korali yahuye n'ibibazo byinshi harimo n'iby'ubukungu, ariko ubwitange bwabo mu bukorikori bwabo ndetse no kwizera kutajegajega imbaraga mu ndirimbo zabo byabateye gukomera. Nyuma haje gukurikiraho ubuyobozi bwa Menya wasimbuye Dore. Korali Horeb yihanganiye ingorane maze bashyira imbaraga mu mitima yabo n'ubugingo mu bikorwa byose bigamije kuzamura korali. Mbibutse ko mbere na mbere hariho Korali Harvesters kuva mu mwaka wa 2008 kugeza 2009. Iyi korali yaririmbaga mu rurimi rw'icyongereza ndetse kugeza na n'ubu. Muri icyo gihe baririmbiraga ahitwa mu Giporoso, aha niho hatangiriye fondasiyo ya Korali Horeb. Nibwo umukobwa bitaga Mukashyaka Penina yashinze korali bwa mbere Horeb. Aha yabaye indashyikirwa rwose. Icyo gihe yari umukobwa ukiri muto, none ubu ni umugore ushima Imana. Urugendo rwa Penina ni urugendo rwuje ubuhamya bw'imbaraga zituruka ku guhimbaza Imana ndetse no kwizera. Maze mu gihe cyakurikiyeho kandi Korali Horeb yakomeje kugenda inuka ndetse no gukura bigaragarira buri wese, ariko ibyo byose bikajyana n'inkoni y'ubuyobozi yagiye iva kuri buri perezida ijya ku wundi, maze buri wese ari nako agenda asiga ikimenyetso kitazigera kibagirana mu murage wa korali. Maze ntibyatinze tugera mu mwaka wa 2011. Aha ni naho Korali Horeb yakomeje kuyoborwa na perezida Menya. Gusa birumvikana ibi ntibyabuzaga korali guhura n'ibibazo byinshi kandi bigoye, birimo cyane cyane by'ubukene, ariko ubwitange bwabo butajegajega no kwiyemeza inshingano, ibihangano byabo byagiye byaguka gahoro gahoro. Nk'uko uyu munsi muri RASA tumenyereye amateraniro ya buri wa gatanu, no muri kiriya gihe barayagiraga. Icyo gihe muri RASA wasanga bishimye cyane kuko uwo munsi bawufataga nk'uwihariye, nubwo ababaga bitabiriye babaga ari bake cyane kuko ubusanzwe ntibarengaga 15. Ubwo aho ndavuga RASA yose hamwe. Murabyibuka neza, twigeze kubivugaho gato. Muri icyo gihe bateraniraga hawuze yitwa mu Giporoso, epfo ya gare y'akarere ka Nyagatare. Aha ni mu murenge wa Nyagatare. Maze umunsi umwe uteye ubwoba, mbega umunsi wari uteye ubwoba we. Ibi wabibaza Marita na bagenzi be bari bari kumwe. Ubwo Marita na bagenzi be bari bari mu rusengero, maze imvura ishaka kugwa, ibicu birizunguza, umuyaga wari mwinshi sinakubwira. Maze abaririmbyi bashaka gusohoka ngo batahe, nibwo maze umwe muri bo bitaga Marita ako kanya yumva ijwi ry'Imana. Amaze kubona akaga agiye kubazira, arirukanka ahita akinga urugi ahungira mu rusengero. Bose basubira mu rusengero. Ako kanya bumva ijwi ry'ikintu kiguye hasi, bakinguye basanga ni urusengero rw'umuryango ruguye, nyamara ni segonda riciye bamaze bakinze. N'ubwoba n'amarira benshi nibwo barize amarira y'ibyishimo yuzuye amashimwe. Bose bati waraturokoye, urusengero rwacu ntirwatugwirira. Muri ibintu bitangaje, maze uwari dirija ari nawe witwaga Karamoka Ananias, nyuma yahimbye n'indirimbo ivuga ngo Horeb tuzagukorera kuko waraturokoye, urusengero rwacu ntirwatugwirira. Iyi ndirimbo twese turayizi. Mu mwaka ukurikiyeho wa 2012 uyu Karamoka Ananias yaje gukomerezaho ayobora Korali Horeb. Gusa ntabwo yabaye perezida wa korali gusa, ahubwo yaje no kuba perezida wa RASA. Karamoka Ananias yarazwiho kwicisha bugufi,
ndetse uyu azwiho no gutangiza gahunda ya ntukajye kure cyangwa se don't go far. Ibi ntibyarangiye aho, ndetse na nyuma ya manda ye Karamuka Ananias yakomeje kugirana umubano na RASA muri rusange. None ubu ni umushumba, ni pasiteri mu muryango w'Abangirikani mu Rwanda. Munyemerere mateka ya Horeb tuyakomereze mu mwaka wa 2013 aho Ndabavunye Olivier yafashe ubuyobozi bwa Korali Horeb. Uyu Olivier nubwo atakunze kugaragara kubw'impamvu z'akazi, Olivier yagize uruhare runini mu kwimakaza ubumwe, urukundo n'umurimo tugenderaho muri Korali kugeza na n'uyu munsi, ndetse imbaraga ze zashyizeho urufatiro rw'ubumwe buri muri Korali uyu munsi. Reka dukomereza amateka ya Horeb mu mwaka wa 2014 kugeza 2015 aho Higaneza Silas yakomeje kuyobora Korali Horeb. Ubwitange bwa Silas n'ishyaka muri Korali byagiye bimuranga, ari nako akomeza guteza intambwe Korali mu bikorwa bye bya buri munsi. Si ibyo gusa kuko yanatsimbataje umubano wa hafi hagati ya Korali Horeb, RASA muri rusange na Mother Church, atsimbataza urukundo rwimbitse n'ubucuti bihoraho na n'ubu. Urukundo rwa Silas ndetse no kwitangira Korali ndetse no gukunda kwiga nta gushidikanya, ibi byamuteye kugera hageze uyu munsi. Imana ikomeza imwongerera imigisha. Munyemerera amateka ya Horeb tuyakomereze mu mwaka wa 2015 aho Pasi Inshuti yafashe umwanya muto muri Korali Horeb mbere yo guhabwa izindi nshingano muri komite ishinzwe ubukemurampaka bwa RASA Arbitration Committee. Igihe cya Nshuti cyaranzwe n'ubutwari bwe mu gukemura amakimbirane yabaga yavutse mu murimo w'Imana. Ubwitange n'ubutwari bidasubirwaho byasize ingaruka nziza kuri Korali Horeb. Ibi byose bituma Korali Horeb ikomeza gukura, ikora ibikorwa byinshi bitandukanye nk'ingendo z'ivugabutumwa, sorti, ikomeza gukura bigera mu mwaka wa 2016 irimo nibura abaririmbyi 40. Uku kuzamuka kwagaragaje ko Korali yiyemeje gukwirakwiza ubutumwa bw'urukundo n'ubumwe binyuze mu ndirimbo zabo. Reka dukomereze mu mwaka wa 2017-2018 Korali yakomeje kuyoborwa na Murekezi Jean Claude uzwi ku izina rya Papa Nova. Muri uwo mwaka nibwo baje gushyira hanze indirimbo 3 z'amashusho za Korali Horeb. Horeb yandika amateka, irekundwa cyane bitewe n'uburyo bakoragamo ibintu byabo ndetse n'indirimbo zabo nziza zirimo nka Isaha y'Imana, Mwihangane, Mbega Byiza n'izindi. Uyu mugabo yatumye Horeb izamuka mu ntera by'umwihariko mu miririmbire. Dukomereje muri 2018 kugeza 2019 Karangwa Jean Baptiste nawe yakomeje kuyobora Korali Horeb. Ubuyobozi bwa Baptiste bwaranzwe n'imbaraga zidacogora zo kumenyekanisha indirimbo za Korali no gukemura ibibazo bitandukanye by'abaririmbyi. Umusanzu we wagize uruhare runini mu gukomeza gutsinda no gukura kwa Korali nta gushidikanya. Korali Horeb kandi ifite amateka akomeye kuva 2019 kugeza n'ubu, aho mu mwaka wa 2019 kugeza 2021 Korali yari iyobowe na Uwimana Genevieve. Uyu mukobwa uzwiho kugira ubugwaneza avuga ko yabaye indashyikirwa ntiyababeshye. Ibaze ko muri manda yateguye indirimbo 3 z'amajwi, audio ndetse na lyrics zazo, harimo nka Unyigishe Mukiza, Umwuka Wera n'izindi. Byongeye kandi yateguyemo umushinga wa live recording ndetse washyizwe mu bikorwa mu mwaka wakurikiyeho. Yewe ubwitange bwa Genevieve n'ishyaka mu kuririmba byasize umurongo mwiza kuri Korali Horeb. Ibi ntibyarangiriye aho. Muri 2021 kugeza 2022 nibwo Korali yanditse amateka karahava. Aha inkoni y'ubuyobozi yahawe yankurije Theoneste na komite ye. Ku buyobozi bwabo Korali Horeb yagize amateka akomeye. Muri uyu mwaka bari itsinda ry'abaririmbyi barenga 100. Uyu ni wo mubare munini w'abaririmbyi Korali yigeze igira kuva yabaho. Si ibyo gusa ahubwo muri icyo gihe nibwo Korali yatangiye umushinga uhenze cyane wa live recording. Uyu ni umushinga uhagaze angana na miliyoni zisaga 4 z'amafaranga y'u Rwanda, ubashyira hanze indirimbo 5. Theoneste umuhungu w'imbaduko kandi uzwiho gufata ibyemezo byuje ubwenge kandi agakunda kugira n'amagambo make, yayoboye Korali n'ubuntu no kwicisha bugufi.
Amateka ya Horeb tuyakomereze mu mwaka w'ibihumbi 2022 kugeza n'ubu ngubu, aho uyu mwaka wayobowe na Twizere Ernest ndetse na komite ye yagize uruhare runini mu gutegura no gushyira mu bikorwa neza umushinga wa live recording. Kuri manda ye yayoboye korali igizwe n'abaririmbyi basaga 70. Mbibutse ko uku guhindagurika k'umubare w'abaririmbyi byaterwaga n'abanyeshuri babaga baje muri buri promosiyo. Mbega umwaka w'agatangaza! Ernest yari afite intego zo kwagura no kumenyekanisha indirimbo za Korali Horeb ndetse zimwe zigashyirwa no mu zindi ndimi zitandukanye. Yari azwiho kuba inyangamugayo, wicisha bugufi no kubaha abantu bose, cyane cyane abayobora. Intego nyamakuru y'ubuyobozi bwa Twizere Ernest kwari ugukwirakwiza ijambo ry'Imana binyuze mu ndirimbo no gukora ku mitima y'abantu b'ingeri zose ndetse bagahinduka abana b'Imana. Muri aya mateka ya Horeb biragaragara ko buri muyobozi yagiye agira itafari yongeraho kugira ngo byongere gukura kwa korali ndetse no kwaguka muri rusange. Ari nako dusabira umugisha ngo n'uyu mwaka 2024 2025 aho Korali Horeb igiye kuyoborwa na Mutabazi Godfrey afatanyije na komite ye, ngo Imana izabakoresha iby'ubutwari kandi bazarushaho kuzamura Horeb, bityo ubwami bw'Imana burushaho kwaguka. Mu gusoza urugendo rw'amateka ya Korali Horeb ni ubuhamya bw'imbaraga z'indirimbo, kwizera n'ubumwe. Twishimiye inkunga itajegajega y'umuryango wacu wa RASA, ubuyobozi bw'abajyanama bacu ndetse tutibagiwe n'ubwitange bw'abaririmbyi bacu muri rusange, aho uyu munsi turi gushyira ahagaragara album yacu Hamagara Imana volume ya 2. Mbega ibirori! Twibuke ko indirimbo zifite imbaraga zo kurenga imipaka, gukiza imitima no guhuza abantu iteka. Reka amajwi yacu rero yumvikane n'urukundo, ibyiringiro n'ubwumvikane, ndetse iyi launching ibisoko y'intangiriro ku bantu bose bari hano. Mbibutse ko njye mwabanye muri uyu mwanya nari Steven ST20 guturuka kuri muri yacu TV. Murakoze, cyo ni muke dusangire imigisha ituruka ku Mana. Naho ubutaha.